agasobanuye ko uyu munsi tugatangiriye mu muhanda. Umukobwa imodoka yamupfiriyeho irimo kwanga kwaka, ari kugerageza kuba yayishitura, aragenda yivugisha agenda yibwira ati mbabarira winenguha, gerageza wake. Yarakomeje arasunikiriza, kubw'amahirwe birakunda, ibiratse abayisimbukiyemo arayiparamira. Okay, byiza cyane, reka tugende. Ubwo hakurya y'umuhanda hari umutipe wari uri kuri telefone ari kwambuka muri zebra crossing line. Yari yarangaye, wabonaga afite ibintu byinshi ari gutekereza, afite gahunda nyinshi. Umukobwa yagerageje gukandagira kuri feri, yagerageje ibishoboka byose, birangira agonze umutipe. Nyagasani, umukobwa nawe yabyukanye umwaka uyu munsi, imodoka yamupfiriyeho, ageze imbere agonze n'umuntu. Ndabigenza nte mana yanjye? Asohoka mu modoka aza kureba umutipe agonze. Umukobwa yaraje ageze imbere ya wa mutipe, arangije aramureba, aravuga ati mana yanjye we, ati nuko nguko ngize umugabo w'abandi. Umukobwa arangije aramwitegereza ati atari ko ni na mwiza, ati mbega ukuntu ari mwiza. Unyumvira umukobwa, aho kugira ngo ahite ahamagara ambulance ngo imufashe kuba yatabara umuntu agonze ngo bajye kumuvuza, we kwitekerereza ngo umutipe ni mwiza. Umukobwa ati ndabigenza nte noneho? Ntacyo uri bube sheri, kanze ngutabare. Ako kanya umukobwa yahise afata telefone arahamagara, rwose muntabare mumfashe, mfite umuntu ufite ikibazo ararembye, nkeneye ambulance. Baramubwiye ngo baraje, ati murakoze cyane. Nyuma y'akanya gato batweretse wa mukobwa yageze ku bitaro, nuko dogiteri yarasohotse araza aramubaza ati ese ni wowe uzanye n'umusore wakomeretse mu kanya muri ambulance? Umukobwa yaramusubije ati yego ni njye. Ese ameze ate? Muganga yaramubwiye ati umusore ntabwo ameze neza. Muganga yahise amubaza ati ese ni irihe isano mufitanye n'uriya musore? Umukobwa bitekerezaho, mu bitekerezo umukobwa yatangiye gutekereza ati ntabwo namubwira ko ari njye umugonze, ati bashobora guhita bajya kumfunga ndamutse umubwiye ko ari njye wamugonze. Muganga yaramubwiye mukobwa bimeze bite kutavuga? Umukobwa yabitekerejeho arangije ahita abwira muganga ati ndi umugore wiwe. Yaramubeshye. Muganga yahise amubwira ati byiza cyane, noneho mfasha ugende ujye kuri reception ubahereze imyirondoro yose y'umugabo wawe, uyihereza abaganga bahari, aricyo bitwaye? Umukobwa yaramubwiye ati nta kibazo, kanze ngende bahereza imyirondoro y'umugabo wanjye yose. Muganga yahise agenda, umukobwa asigara ahangaha. Umukobwa yatangiye kwibaza ati ese niki ngiye gukora? Uriya mugabo ko ntamuzi, ndatanga ihe myirondoro koko? Mana yanjye mfasha. Umukobwa yitekerejeho ati ese kuki biriya bintu byose ntabitekereje njya kumuzana? Arangije ariyumvira, ahita afata agaklaseri umutipe yari afite ajyanye, aravuga ati birashoboka ko hano haba harimo imyirondoro yiwe. Uko byagenda kose ntabwo imyirondoro yaburamo hano, reka ndebemo. Umukobwa yarafunguye yitegerezamo imbere, arangije ngo Yesu we, mbega byiza. Ati Mana atishimwe, Mana yanjye urakoze cyane. Ati ati nari mbizi ko n'ubundi mo hano ntari kuburamo amakuru yose ajyanye n'uno mutipe. Ati okay, noneho reka ngende abaganga mbabwire imyirondoro y'umugabo wanjye. Umukobwa yaragiye atanga amakuru yose akenewe, arangije baramusezerera arasohoka, aza hanze ahagarara iruhande rwa ya modoka. Arangije aravuga ati none se ubu ngubu ngiye gukora iki? Ntabwo namusiga hariya wenyine, nta n'umurwaza afite, sinzi na mwene wabo wo mu muryango wabo byibura ngo mubwire aza bamureberera. Umukobwa yabitekerejeho arangije aravuga ati ariko ntabwo ndi umunyabyaha, nta cyaha mfite, ariko reka ngerageze ndebe ko nabona umwe mu muryango wiwe, ndebe uwo bafitanye isano, byibura aze aba yamurwaza. Ngiye kugerageza ndebe ko namubona. Ako kanya umukobwa yahise yatse imodoka aragenda, yazanye imodoka aparika ahantu hamwe, arangije asohokamo. Sinzi ahantu agiye. Umukobwa yahagaze hanze y'imodoka, arangije aravuga ati ndatekereza ko iyi ngiyi ariyo adresse iri muri biriya byangombwa by'uno mutipe. Umukobwa yaraje kuri ya adresse yari yabonye muri ya klaseri ya wa mugabo, yaraje yitegereje mu nzu neza. Mu imbere hari harimo umugore n'umusore wabonaga basa naho ari abantu bakundana. Arangije umugore ahita abwira umugabo bari kumwe, ubu ngubu tugomba gukora buri kimwe cyose kubera ko umugabo wanjye ubu ngubu ntawe uhari, ari mu mujyi. Aha ni mu rugo rwa wa mugabo umwe bagonze. Umugore we yari ari kumuca inyuma n'undi mutipe. Akimara kubabona yahise atekereza aravuga ati byiza cyane, ati uriya mukobwa ashobora kuba ari mushiki wa mutipe nagonze, reka nze muvugishe. Umukobwa yakomanze ku rugi, barangije bahita barikanga. Umugore aravuga ati si uwo nguwo yaba ari nde? Yahise abwira umugabo ati buntegereje kanze mbaze niba ari nde. Yaraje ahita akingura. Akimara kubona wa mukobwa ahita amubaza nicyo uri gushaka. Umukobwa yarasetse arangije aramubaza ati munyihanganire, ese mwaba muzi umugabo witwa Jimmy? Umugore yahise amusubiza ati yego ndamuzi, uwo ni umugabo wanjye. Umukobwa arangije abitekerezaho, mu kanya ko yari ari gusomana n'undi mugabo, umukobwa byaramucanze ahera mu bitekerezo. Umugore ahita amukanga akoma amashyi ati mbwira icyo uri gushaka, nicyo uri gushaka ahangaha? Umukobwa yabitekerejeho aramubwira ati ndi gusaba akazi. Umugore yahise amusubiza ati atuje mu gihe kibi, ati rwose ugira umwaku, umugabo wanjye ntawe uri ahangaha, ntabwo nakurukirita adahari, wagize amahirwe mabi uyu munsi. Umukobwa yaramubwiye ati hari umushiti wandangiye ahangaha, ni nawe wampereje adresse y'ahangaha,
arambwira ati ninze mbabaze. Wa mugabo byamwanze mu nda ahita asohokana waraza amusanga ahangaha. Ati se nibiki byabereye ahangaha ko watinze cyane, nibiki murimo? Umukobwa yahise asuhuza wa mugabo, nuko wa mugore arangije ahita amubwira ati ibyo nakubwiye wabyumvishe, umugabo wanjye ntawe uhari, bivuze ngo ntabwo nshobora kuba naguhereza akazi, ihangane ugende. Umukobwa yaramubwiye ati murakoze cyane, reka mbe ngiye nta kibazo, munyihanganire. Wa mugabo yahise abaza uno mugore ati niki yashakaga? Aramubwira ati yashakaga akazi. Ati birashoboka ko wenda yashakaga akazi k'amasuku cyangwa akaza kuba yaba umukozi wo mu rugo. Umugore arangije aramubwira ati ariko ibyo byihorere, wiguma kubitekerezaho. Ati none se bimeze biti, waretse tugakomeza tukarangiza ibyo twari twatangiye? Barangije babyemeranyijeho ati nta kibazo. Umugore ahita ategeka geti ngo yikinge, ni za geti za automatique ubwire zigahita zikinga. Umukobwa wacu yagarutse hano mu modoka yiwe arinjira aricara, arangije atangira kuvuga ati mana yanjye nibiki mbonye? Ati se ubwo ndakora iki? Turi umugabo akeneye ubufasha. Umukobwa yagisereye akamodoka kiwe agaruka andi ku bitaro. Arangije ahita aza kureba dogiteri, aramubwira ati dogiteri ndishimye kubukira ahangaha. Ahita aramubaza ati dogita ngambwira Jimmy ameze ate? Muganga yahise amusubiza ati none se Jimmy ntabwo yari umugabo wawe? Umukobwa yari yabyibagiwe ko yamubeshye ko ari umugabo wiwe. Arangije umukobwa ahita avuga ati nuko nari mfite ubwoba bwinshi bw'ibyabaye uyu munsi. Yego Jimmy n'umugabo wanjye. Ati rwose nawe wanyumva nacanganyikiwe, nagize ihungabana, wanyumva rwose. Ngambwira umugabo wanjye Jimmy ameze ate? Muganga yaramubwiye ati umugabo wawe yakangutse. Umukobwa yahise amusubiza ati ati byiza cyane, ati Imana ishimwe. Ariko dogiteri yahise amubwira ati nubwo yakangutse ariko nta kintu na kimwe yibuka, yibagiwe buri kimwe cyose. Umukobwa ati ye ese ubushatse gusobanura iki kuvuga ngo nta kintu na kimwe yibuka? Muganga yaramubwiye ati yego yatakaje memory yiwe, yatakaje ubushobozi bwo kuba yakibuka, nta kintu na kimwe yibuka bitewe nuko yakomeretse ku mutwe. Umukobwa yaramubwiye ati dogiteri mbabarira wimbwira ibyo ngibyo, ariko byibura ndabizi ko ufite uburyo ushobora kuba wamuvura agakira, sibyo? Ntabwo nibeshye. Dogiteri yaramubwiye ati wigira ikibazo, ntabwo yabuze memory ye yose, aracyafitemo dukeya, ashobora kuba yakibuka, wenda tubashije kuba twamuhereza imiti imufasha n'Imana ikaba yabimufashamo. Ntabwo ari kubasha kwibuka muri aka kanya, ariko ni iby'akanya gato. Uko iminsi izagenda yicuma niko azagenda abasha kongera kuba yakibuka, ntugire ikibazo. Umukobwa yaramubwiye ati yego aho ngaho ni byiza cyane, Imana ishimwe. Ati none se dogita hari ikibazo ngiye nkaba mwitegerezaho gakeya? Dogiteri yaramubwiye ati nta kibazo wagenda. Yahise amubwira ati nyura ahangaha nta kibazo ugenda umurebe. Umukobwa yaravuze ati murakoze cyane. Umukobwa yaraje asanga Jimmy aho aryamye, yaje amwitegereza asanga Jimmy aracyari muri koma yafentinze. Umukobwa yatangiye kumuganiriza amubwira ati ndabizi uraza kumera neza, ntabwo uzi uburyo ndimo kwiyumva nabi bitewe n'ibi byose byabaye. Ati ndumva bindemereye kuba ari njye wabiteye ibi byose, kuba ari njye wakugonze ukaba uri ahangaha mu bitaro, birandemereye ntabwo binyoroheye. Yatangiye kumukorakoraho avuga ati umbabarire rwose. Umukobwa yari arimo kwicuza, iyaba imodoka yanjye yabashije kuba byibura yahagarara igihe nakandagiraga kuri feri, ibi ntabwo byari kuba byabaye. Umukobwa yakomeje amubwira ati ariko nawe ugomba kwemera ko hano hari harimo amakosa yawe, tuvugishije ukuri. Wifashe wambuka muri zebra crossing line warangariye muri telefone yawe, nawe ufite amakosa nubwo nanjye mfite ikosa rikomeye ryo kuba nakugonze. Umukobwa yarakomeje aravuga cyane agira aho aribagirwa, bituma Jimmy akanguka. Arangije ahita aravuga ati urinde wowe? Umukobwa ahita amubwira ati tuza ihangane. Jimmy yaramubajije ati se ni hehe ndi muri aka kanya? Umukobwa yahise amubwira ati nta kibazo ihangane, ndaza kukubwira buri kimwe cyose kandi biraza kumera neza, ntugire ikibazo. Umutipe yakomeje amubaza ati ese ubundi koko urinde? Umukobwa yaramubwira ati ndi umugore wawe. Ati uri umugore wanjye? Biramucanga. Mwibuke neza ko yatakaje memory, ntabwo ari kubasha kuba yakibuka. Umugabo yaramubwiye ati umbabarire ntabwo mbasha kuba nakwibuka, mubwije ukuri muri aka kanya nta kintu na kimwe ndi kubasha kwibuka, yewe n'izina ryanjye ntabwo mbasha kuba naryibuka. Sinzi ibyambayeho Mana yanjye, sinzi impamvu ibi biri kumbaho, ese ibi ni ibiki birimo kumbaho? Ntabwo mbasha kuba nakibuka n'ikintu na kimwe, ibi ni ibiki biri kumbaho Mana yanjye? Umukobwa yaramubwiye ati ihangane sheri, nta kibazo, uraza kumera neza, ibintu byose biraza kumera neza. Ati wakoze aksida uyu munsi, biraza kumera neza, ntugire ikibazo. Ati wishyire mu mutuzo gusa, ibintu biraza kumera neza, uragenda wibuka gake gake. Bavuye mu bitaro, umukobwa yahise afata umutipe aramutahana. Bageze mu rugo basohoka mu modoka, umugabo ahita abaza wa mukobwa ati none se iyi niyo nzu yacu? Umukobwa yaramubwiye ati yego, atariko iraciriritse ntabwo ari iya danje, gusa ni hano niho mu rugo. Umutipe yaramubwiye ati ibyo ntacyo bitwaye, icy'ingenzi ni uko turi kumwe. Umukobwa yahise amubwira ati noneho ndatekereza ko ari wo mwanya ufite kuba wajya mu cyumba byibura ubashe kuba waruhuka. Umugabo yaramubwiye ati yego uri mukuri, nibyo koko mfite umunaniro, reka ngende ndyame nduhuke. Umusore yaramubwiye ati ndaza ngukurikiye ngaho jya imbere, kubera ko ntabwo muri aka kanya mbasha kuba nakibuka naho ibyumba biri. Umukobwa ati nari nabyibagiwe, ihangane tugende. Ako kanya bahise binjira mu nzu, baraza bicara muri salo. Umukobwa arangije ahita abwira umugabo ati nuramuka ugize ikintu ukeneye umbwire,
ngiye kuba ndi muri kitchen ngende ntegura ibyo kurya. Umugabo yaramubwiye ati buretse. Umukobwa yahise amubwira ati none se hari ikintu waba ukeneye? Umugabo yahise amubwira ati wakihangana ukaba wicaranye nanjye byibura akanya gato. Umukobwa yaricaye. Umugabo arangije aramubwira ati umbabarire kuba ntari kubasha kuba nakibuka ikintu na kimwe kikwerekeyeho. Mu by'ukuri ndarahiye ndi kugerageza ibishoboka byose kugira ngo mbashe kuba nakwibuka. Ndakoresha uko nshoboye gusa unyihanganire. Umukobwa yaramubwiye ati wigira impungenge wikomeza kwigora, nta kibazo, ibyo ngibyo ndabizi biraza kumera neza. Umugabo yaramubaje ati none se kutari kumfata nk'umuntu dusanzwe tumenyeranye ko wavuze ngo uri umugore wanjye, ndi kubona utari kumfata nk'umuntu waba uri umugabo wawe. Umukobwa yaramubwiye ati oya ibyo ntaho bihuriye, nuko ndi kubona nta kintu na kimwe uri kubasha kuba wakibuka, niyo mpamvu nanjye ndi kwanga kuba naguma nkugora. Umukobwa yaramubwiye ati ugerageze wisanzure. Umutipe yahise amubwira ati oya ikintu kimwe ndifuza ko wamfasha kuba nakibuka nkamenya uwo uri we. Umugabo yaramubwiye ati mbabarira wimfashemo byibura nkwibuke, ndabizi biragoye kuba twakongera tukinjira mu rukundo neza ntari kubasha kuba nakwibuka, biragoye, ariko mbabarira wimfashemo byibura nkwibuke. Umutipe yaramubwiye ati gerageza uko ushoboye kandi ntutekereze ko biza kuba byagorana. Yaraje atangira kumwegera asa n'ugiye kumusoma. Umukobwa ahita yegera hirya. Umugabo yaramubajije ati se hari ikibazo gihari? Umukobwa yaramubwiye ati oya nibagiwe kuba najya guhaha. Umukobwa karamubeshye arangije aramubwira ati ntuve hano ndaje. Umutipe yatangiye kubyibazaho ati se nibiki byamubayeho, nibiki biri kujya mbere? Arangije akomeza yivugisha akeka ati ndatekereza ko mbere yuko haba impanuka dushobora kuba twagiranye ibibazo, ndakeka ko dushobora kuba twatonganye mbere yuko haba impanuka. Nibyo umutipe ari gutekereza, nawe ari kugenekereza, nta makuru afite, nta na kimwe yibuka. Yabitekerejeho arangije arabikonfirma ati yego nibyo dushobora kuba twatonganye, niyo mpamvu atari gushaka kunyegera. Umutipe we yamaze kwishyiramo kuri yari umugore we, ndetse impamvu umugore ngo ari kumuhunga nuko ngo bashobora kuba bari batonganye mbere yuko haba impanuka. Nibyo umutipe arimo gutekereza. Umukobwa yarasohotse agera ku modoka arangije ati ese niki ngiye kuba nakora mana yanjye? Umukobwa yabitekerejeho aravuga ati ariko ibyo ndimo gukora ntago ari byo, nagakwiye kuba namubwiza ukuri, ibyo ndimo ni amakosa. Umukobwa yaravuze ati nagakwiye kuba namubwiza ukuri, atariko nanone ntago namureka ngo asubire kuri uriya mugore w'umugome, umuntu uri kumuca inyuma kandi ari umugabo we. Ntago namureka ngo yongere asubireyo, reka mutegereze byibura abashe kuba yagarura memori yiwe, abashe kuba yakibuka. Tugaruka hano mu rugo kwa Jimmy. Umugore we yari ari mu rugo wenyine, wa mugabo wari uri kumuca inyuma umunsi akora impanuka yaraje ahita akanda kuri sone. Umugore aza gukingura. Umugore yarakinguye arangije aramubaza ati se urije gukora icyaha ngaha? Nakubwiye ko umugabo wanjye ari buze uyu munsi, ese uje gukora icyaha ngaha? Mutipe yaramusubije ati ndabyumva, ntago naje kukureba, ati ahubwo nari nje kuba naganira n'umugabo wawe. Umugore yaramubaje ati se niki ushaka kuganira nawe? Yaramubwiye ati uyu munsi haraza kuba inama muri kampani, hari abafatanyabikorwa bari buze kuba bakorana inama n'abakozi ba kampani, ndetse hari ibintu nashakaga kuba naganira nawe mbere y'uko iyo nama iza kuba, niyo mpamvu nari nje kumureba nonaha kugira ngo tubashe kuba twagira ibyo tuganiraho. None se ari hehe umugabo wawe? Umugore yaramusubije ati mfite ubwoba kuri butenguhwe no kuba ataragaruka uyu munsi. Umugabo yaramusubije ati yagakwiye kuba ari mu rugo kugeza aka kanya, none se ari hehe? Umugore yaramubwiye atariko wajya ufatiranya amahirwe mu gihe uyafite, turamutse tugiyemo imbere tukaba twagira ikintu twikorera, ati nta mahirwe dufite mu gihe adahari. Umugabo yaramubwiye ati ibyo ndabyumva, twagakwiye kubikora nta kibazo, atariko nkeneye kuba nabona Jimmy muri aka kanya, hari ibintu byinshi dukeneye kuba twaganira mbere yuko duhura na bariya bafatanyabikorwa, hari ibintu turi buze kuba twaganira n'Abashinwa, nkeneye kuba nabona Jimmy kuko hari ibintu turi buganire n'Abashinwa. Umugabo yaramubwiye ati nashoye amafaranga menshi muri iyi kampani kubera Jimmy, nkeneye ko Jimmy aza aya mafaranga tukayabyaza umusaruro nashoyemo, ntabwo nkeneye kuba nahomba. Umugore yaramubaje none se kuki utahamagaye Jimmy kuri telefone? Umugabo yaramubwiye ati nagerageje kuba namuhamagara inshuro nyinshi ariko ntabwo ari kwitaba telefone, sinzi ikibazo afite. Umugore yaramusubije ati nanjye ntabwo arimo kunyitaba, none ubwo tubigenje dute? Umugore yaramubwiye ati none se niba warashoye amafaranga menshi koko muri iriya kampani kubera Jimmy, none akaba adahari, waretse nkaza mu mwanya wiwe, hari icyo byaba bitwaye? Kandi n'ikirenze ndi umugore wiwe ndetse mfite uburenganzira kuri buri kimwe cyose. Umugabo yahise abyumva vuba arangije ati ibyo ni byiza cyane, mbega igitekerezo cyiza, twabikora nta kibazo, ahubwo uri umunyabwenge. Umugore yahise amubwira ati ibyo ni byiza cyane, noneho reka tube tugiyemo hano mo imbere, wenda dufate n'icyo kunywa tunabisereburire. Tugaruka kwa Jimmy na wa mukobwa wamujyanye. Umukobwa yari aryamye, Jimmy yaraje, wa mukobwa yari aryamye, arangije ahita aza amukoraho ati Adeline umeze ute sheri? Umukobwa ahita akanguka arangije ati umbabarire, ntabwo nifuzaga kuba nagukangura, unyihanganire. Umukobwa yaramubwiye ati nuko maze igihe kinini mba njyenyine, ibi bintu byo kubana n'umugabo ntabwo mbimenyereye. Umugabo yaramubwiye ati none se ushatse gusobanura iki kuri ibyo ngibyo? Ese ntabwo twigeze tubana? Nabaye umugabo wawe ariko tutabana? Umukobwa yaramubwiye ati oya, nuko igihe kinini nagiye nkimara mu kazi. Mutipe yaramubajije ati none se ntabwo wajya guza kuryama mu rugo?
umukobwa yaramubwiye ati ndumva mfite umunaniro, ntabwo nshaka ko tuba twaganira kuri ibi bintu muri aka kanya, ndashaka kuba naruhuka, unyihanganire. Umugabo yaramubwiye ati ati ibyo nta kibazo ndabyumva, noneho reka tugende tujye kuryama mu cyumba twembi. Umukobwa yaramubwiye ati oya, ati ni gute watekereza ibyo bintu, genda uryame wenyine, njye meze neza hano mu ntebe. Umugabo yaramubwiye ati oya Adeline sheri, urabizi neza ko uri umugore wanjye, tugomba kurara hamwe, noneho twagenda se? Umukobwa yaramusubije ati oya, muri aka kanya ntabwo urabasha kuba wagarura memory, ntabwo ubasha kuba wakibuka, ndetse ikindi uracyafite ibikomere. Jimmy yaramubwiye ati ibikomere byanjye wibyitaho, icyo nifuza ni uko waza tukajya kuryama, sibyo sheri? Wowe ntungireho ikibazo, ndaza kumera neza, sibyo? Reka tugende, sibyo? Reka tugende tujye kuryama, sibyo sheri? Umukobwa yabonye nta kundi yabigenza, arangije aremera, barajyana bajya muri chambre. Tugaruka hano mu muhanda, hari abarimo kugenda bashakisha Jimmy, bari kugenda batanga amafoto yiwe bayahereza umuhisi n'umugenzi, amafoto yanditseho ko bamushakisha ko yabuze. Uwo mugabo yahise abwira umugore ati mfite ubwoba ko Jimmy ashobora kuba hari ikintu kibi cyamubayeho. Umugabo yabwiye umugore ati ndatekereza ko izi mpapuro ziza kuba zadufasha kuba twagira amakuru tumenya kuri Jimmy. Umugore yahise amusubiza ati ariko bite byawe, urumva ngende ndibwirirwe nzengurukana ibi bipapuro ngo bya Jimmy tujya gushakisha Jimmy, urumva nta kibazo ufite mu mutwe? Umugore aramubwiye ati ni byiza cyane, aramutse atagarutse byatworohera kuba twakibanira twisanzuye, nta kibazo na kimwe dufite, nta muntu twihisha. Umugore ni umugome, unyumvira ibitekerezo afite. Umugabo yaramubwiye ati oya Daniela, ibyo bintu uri gutekereza ntabwo ari byo rwose, nyumva neza, wirengagije umubano uri hagati yanjye nawe, wibuke ko Jimmy ari inshuti yanjye kandi ni inshuti yanjye magara, ntabwo wagakwiye kuvuga ibyo bintu. Umugore yaramubwiye ati njye byaba byiza kuri njye aramutse atagarutse, kubera ko njyewe nawe twahita twibanira, kubera ko aramutse atagarutse njye nawe twabana ndetse na company tukaba twayigira iyacu. Ibyo bintu urabyumva ute? Urumva ukuntu byaba ari byiza njye nawe dufite company? Umugabo yahise abwira Daniela ati ibyo bintu ntabwo nabitekerezagaho. Umugore yaramubwiye ati urumva rero ko byaba byiza ko twafatiranya amahirwe tukiyitaho, tumwihorere, we azaza igihe abishakiye, nta kibazo. Umugabo yabitekerejeho ahita abwira Daniela ati mbega ati uri umuhanga rwose, ati ibyo bintu sinanabitekerezagaho, nta kibazo, twigendere sheri. Umugore yaramubwiye ati we nabishaka azaza. Tugaruka kwa wa mukobwa na Jimmy, bari bageze muri chambre bagiye kuryama. Bararyamye, ariko mu gihe batangiye kwifubika Jimmy umutwe waramuriye, atangira kugarura ibitekerezo bye, memory zitangira kugaruka, atangira kugenda yibuka, birasa naho inzibutso ze zose zigiye kuba zagaruka. Jimmy yatangiye kwibuka ahagararanye n'umugore imbere y'urugi mu rugo, arimo kumusezeraho amubwira ati ejo nzagaruka mu gitondo cya kare. Umugore aramusubije ati tuzahuza nugaruka nta kibazo. Aramusoma. Ako kanya Jimmy ahita agenda, ni wa munsi bamugonga. Jimmy yatangiye kubyibuka. Wa mukobwa bari kumwe yahise amubaza nibiki biri kukubaho. Jimmy aramusubije ati sinzi, ndikumva hari ibintu natangiye kwibuka, ariko biri kuza binshanga, ntago ndimo kubisobanukirwa neza. Umukobwa yaramubaje ati none se urimo kwibuka iki? Jimmy yaramubwiye ati ibyo nari ndimo kwibuka nonaha birasa naho nari mpagaze ahantu ndimo gusezera umuntu, nari meze nkaho hari urugendo ngiye gukora, ndi gusezera ku muntu, kandi rwose ntakubeshye ibyo bintu ntabwo mbyibuka habe na gato. Umukobwa yaramubwiye ati ibyo bisobanuye ko utangiye kugenda ubasha kuba wakibuka, kandi ibyo ni byiza cyane kuri wowe, ayo ni amakuru meza kuba utangiye kwibuka. Umukobwa yahise amubwira ati rwose umbabarire. Jimmy yaraje aramwegera, birasa naho yenda kumusoma. Umukobwa yaramubwiye ati none se wareze tukaba twafata akanya tukajya gutembera, ejo mu gitondo tukaba twagenda twitemberera mu cyaro, hari ikibazo? Umugabo yaramusubije ati ntacyo bitwaye, nimba ari byo wifuza tuzagenda nta kibazo dutembere. Jimmy yatangiye kwibuka, arimo kumukemanga, ni gute umugore atarimo kumwitaho kandi ari umugore wiwe. Kwigarukira hano mu rugo, Daniela na Shafi nabo bari bagarutse. Ako kanya bakigera mu rugo, Shafi yahise abwira Daniela ati sheri, ntabwo uzi uburyo nishimye kubera wowe, ati byibura muri aka kanya tugiye kuba twabana nta kintu kitwitambika. Ako kanya Daniela yaramusubije ati yego nibyo sheri, ndi kumva twagakwiye kuba twaserebura bya hatari, kereka duserebure dutwike ku bw'aya mafaranga yose tugiye kurya. Tugaruka hano kuri Adeline na Jimmy, bari binjiye imodoka bagiye gutembera mu cyaro. Jimmy yahise amubwira ati nkunda gutembera. Adeline yaramusubije ati nanjye ni ukuri ndabikunda pe. Adeline yaramubwiye ati mu by'ukuri nishimiye ibihe byose twagiye tugirana, ndetse n'ahantu hose twagiye dutembera byagiye binezeza cyane. Adeline akomeje kubeshya. Ako kanya Jimmy yahise amusoma, amaze kumusoma Adeline ahita asohoka mu modoka. Jimmy nawe yahise afungura urugi amusanga hanze, arangije araza aramubwira ati Adeline umbabarire, ese ni ibiki bikubayeho? Ese ni ukubera ko ngusomye? Niba mbikoze nuko natekerezaga ko nawe ari byo wifuza. Adeline yatangiye kurira, aramubwira ati mu by'ukuri nanjye nabyifuzaga, atari ko sinzi ibyo uzatekereza numara kumenya buri kimwe cyose nakoze, sinzi uko uzatekereza numara kuvumbura buri kimwe cyose, numara kumenya ukuri kw'ibyabaye byose.
Jimmy yaramubajije ati se n'ibiki byabaye Adeline? Adeline yatangiye kurira aramubwira ati ninjye wateje impanuka mu gihe waburaga ubushobozi bwo kuba wakibuka. Jimmy yaratunguye ati ngwiki? Adeline yakomeje arira amubwira ati ntabwo ndi umugore wawe ndetse nta n'ikintu na kimwe nkuziho mbere y'uko accident iba, ndetse n'ibintu nakubwiye byose kuva igihe cyose twamenyaniye kugeza uyu munsi byose ni ibinyoma, nta na kimwe kirimo cy'ukuri nakubwiye, mu by'ukuri umbabarire. Adeline yararize. Jimmy nawe byaramucanze. Jimmy yaramubwiye ati oya ntabwo waba uri seriye, ibyo bintu ntabwo bihagazeho, mbwira ko atari ukuri. Adeline mbwiza ukuri, ibintu urimo kumbwira nonaha nibwo urimo kumbeshya. Adeline yahise amwereka ya klaseri yari afite uwo munsi, aramubwira ati ibi nibyo byonyine nabonye uwo munsi impanuka iba. Aramubwira ati harimo amadokima n'izindi mpapuro zirimo nkeya byari byawe nibyo wari ufite uwo munsi igihe dukora impanuka. Jimmy yararakaye arangije aramubaza ati none se niyo mpamvu wanze kumbwiza ukuri kugira ngo ntabashe kuba nagufungisha nkakugera mu bayobozi? Adeline yaramubwiye ati oya ntabwo ariyo mpamvu, igihe impanuka yabaga nagiye kureba umugore wawe mu rugo, nasanze umugore wawe arimo kuguca inyuma, niyo mpamvu nanze kuba nakubwiza ukuri ngo ube wataha. Muzana mu rugo nashakaga kuba nagufasha kugira ngo uzabashe kuba wagarura ubushobozi bwawe bwo kwibuka. Jimmy byaramurenze arangije aramubwira ati none se Adeline ni gute namenya ko ibintu byose uri kumbwira ari ukuri? Adeline yaramusubije ati si ngombwa ko wizera ibyo nkubwiye byose, niba udashaka no kumbabarira wamfungisha wakora icyo ushaka cyose, ariko byibura basi nyumva. Jimmy yaramubwiye ati warakoze kubwa buri kimwe cyose Adeline. Jimmy umujinya waramwishe yagiye ababaye asiga Adeline ari kurira. Jimmy yarakomeje aragenda abageze mu rugo iwiwe, araza arakomanga ku gipangu. Wa mugabo Shafi yaraje aza gukingura, yarasigaye aba mu rugo nk'aho ari urwiwe. Jimmy yaje yihishe mu maso yashyizemo ingofero ku buryo Shafi ntabwo yabashaga kuba yamubona. Shafi arangije aramubwira ati niki twagufasha? Jimmy yaramubwiye ati ndi hano nari nje gusana amatiyo yo mu nzu. Shafi yaramusubije ati none siko ntigeze mpamagara umuntu ukora amazi? Jimmy yaramusubije ati nanjye simbizi gusa bampereje no adresse y'aha ngaha. Shafi yaramubwiye ati birashoboka ko wenda ari umudamu wanjye waguhamagaye, reka nze muhamagare. Yahise ahamagara umugore we aramubaza ati se waba wigeze uhamagara umuntu ukora amazi? Umugore arangije ati nta muntu nigeze mpamagara. Ati byihorere ibyo ngibyo igarukire twisubire mu gitanda. Shafi yahise abwira Jimmy ati wagenda nta kibazo, igendere nta kazi gahari. Ako kanya bagiye kugenda Jimmy yahise avuga ati Shafi, Daniela nishimiye kuba nakongera kubabona, ati se nta nubwo mwigeze munkumbura? Ako kanya Daniela yahise agira ubwoba atangira kuvuga ati Jimmy naketse ko wigendeye burundu. Jimmy yaramubwiye ati natekerezaga ko ntazongera kubibuka byibura, atariko aka kanya ndahangaha mu rugo sinzi ibiri kuhabera. Ako kanya Shafi yahise amubwira ati urashaka gusobanura iki inshuti yanjye? Jimmy yahise amubwira ati ntiwongere kunyita inshuti yawe. Jimmy yaramubwiye ati ndakwirukanye guhera aka kanya, ntabwo ukiri inshuti yanjye ndetse nta nubwo ugikorana na kampani yacu, ntuzongere kwigora uza muri kampani. Ahita abwira na Daniela ndashaka kupakira ukansohokera mu nzu vuba vuba nonaha. Daniela yahise aza yihuta ati sheri, ati nukuri rwose. Atangira kuza yisobanura yirizariza, we yigira hari ubutunzi gusa, ahari amafaranga niho yigira. Aka kanya yari ari kumwe na Shafi ariko ahise amusiga. Jimmy yahise amubwira ati rekeraho, ati umunyamategeko wanjye araza kukohereza impapuro za divorce, nizere ko utari buze kugorana usinya. Ati nonaha ngaho ufata umukunzi wawe mumvire mu nzu. Jimmy yahise avuga ati Adeline burya yarari mukuri, ntabwo yigeze ambeshya. Ati Daniela yamaze igihe kingana gitya cyose anca inyuma, n'inshuti yanjye magara. Shafi mbega isi, ariko isi y'ubu yabaye ite? Isi yarahindutse koko. Haciyeho amezi 3 Jimmy yaje afite ururabyo aza kwa Adeline mu rugo rwe arahagarara. Jimmy yafashe rwa rurabyo aruhisha inyuma, arangije arahamagara ati Adeline. Adeline yahise asohoka araza ati Jimmy. Adeline ati Jimmy uri hano? Jimmy yahise amubwira ati Adeline ni byiza cyane kuba nongeye kukubona, ndishimye. Jimmy yaramubwiye ati sinzi niba izi ndabyo nzanye ari iz'ubwoko ukunda ariko ni izawe nkuzaniye. Adeline yarazakiriye arangije ati urakoze cyane, wawe ni nziza ndazikunze. Jimmy yaramubwiye ati naje kuba nagushimira kubwa buri kimwe cyose wankoreye, byaranejeje cyane kuba naramenya amakuru yose wampereje. Adeline yaramubwiye ati ndishimye nanjye. Jimmy yabwiye Adeline ati ntabwo nzi uburyo ibi bintu nabivugamo, gusa ntakubeshye nta na rimwe nigeze ndekera kuba nagutekerezaho, ntabwo wakiyumvisha uburyo nagukumbuye ndetse nifuzaga kuba namenya. Ako kanya Adeline yahise amuca mu ijambo aravuga ati nanjye naragukumbuye, nanjye sinigeze mpagarara na rimwe kuba nagutekerezaho. Ako kanya Jimmy byaramurenze ahita afata Adeline aramuterura barishimye cyane barahoberana. Jimmy yaramubwiye ati ntabwo uzi uburyo binejeje kuba ibyo ndimo gutekereza nawe ari byo uri gutekereza. Ako kanya Jimmy ntabwo yigeze atinda mu mayira, yese amupropose ako kanya. Adeline nawe nta gutinda. Jimmy atararangiza no kuvuga ati mu by'ukuri ndabyemeye, ati nukuri ndabyemeye Jimmy, ndakubera girlfriend. Barasomanye
barahoberana barishima. Agasobanuye kacu nako nahakarangiriye. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo indi video tuzakora itazagucika. Murakoze cyane, turabakunda.